Mbahaye ikaze kuri uyu munsi Imana yaduteguriye kugira ngo dusangire ku ijambo ryayo. Ni umunsi wa mbere w'iminsi 3 tugiye kuba imbere y'Imana tuganira ku ijambo ryayo, kandi ni iminsi 3 myiza ifite ikisobanuye cyane ko turiho turasoza cyangwa se twashoje kimwe cya kabiri cy'umwaka. Twaragishoje, hanyuma rero dutangira ikindi kimwe cya kabiri cy'undi mwaka. Bivuze ngo turashima Imana ko yabanye natwe mu gihe cyatambutse cyo mu mezi 6. Wabanye n'Imana mu kwezi kwa mbere, wabanye n'Imana mu kwezi kwa kabiri, wabanye n'Imana mu kwezi kwa gatatu, wabanye n'Imana mu kwezi kwa kane, wabanye n'Imana mu kwezi kwa gatanu, ugeza mu kwezi kwa gatandatu uri kumwe n'Imana. Reka nkwibutse ko hari benshi bavuye mu mubiri, wowe uyu munsi uracyariho. Reka nkwibutse ko hari benshi bakoze impanuka, uyu munsi ntayo wakoze. Reka nkwibutse yuko hari abashoje amezi 6 bari mu bitaro, wowe nta kintu cyabayeho, uri muzima, urashima Imana. Nubwo hari n'uwaba yarahuye n'ibyo bibazo, cyangwa se hari uwagize ibyago arapfusha, ahura n'intambara zitandukanye, bijya bibaho birashika, ariko turashima Imana ko uyu munsi tukivuga bikemera. Turashima Imana ko Imana yabanye natwe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hanyuma tugiye gutangira ikindi gice cy'umwaka. Turasaba Imana kugira ngo tuzasoze umwaka neza. Reka babwire, mu by'ukuri hari igihe umuntu apanga imigambi, agapanga imishinga, agapanga porogaramu zitandukanye, ariko bikarangira atazigezeho bitewe n'uko ejo atari ahacu. Ejo ntabwo hari ahacu. Korali bita Ambassadors of Christ yararirimbye avuga ngo wivuga ngo ejo nahawe, don't say tomorrow. Wivuga ngo ejo, kuko ejo ntabwo ari ahawe. Ahubwo Yesu yigisha abantu gusenga, yarabwiye ngo nimujya musenga mujye ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Nuvuga ngo buze, ngo ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Nuvuga ngo dukeneye yuko ubwami bw'Imana buza bugatura muri twebwe, hanyuma iby'Imana ishaka bya bindi ibona bibera mu ijuru bikaza bikanabera hano mu isi, bikabera muri twebwe. Arangije arababwira ngo nimukomeza gusenga, nyumva ngo ifunguro ridutunze uruduhe none, kandi utubabare ibicumuro byacu. Bivuze iki? Ntabwo yakubwiye ngo uzasabe ibirenze ibyejo, uzasabe ibyejo bundi. Ahubwo ibyo yakubwiye umenye ngo nezererwa umunsi ubayemo, nezererwa amasaha ubayemo, nezererwa umwanya Imana igutije kugira ngo ubemo. Nimba Imana igutije kumva ijambo ry'Imana, nezezwa n'ibyo. Nurangiza uvuge ngo ndashima Imana ko uyu munsi inyongereye imyaka yo kurama, inyongereye agahe keza ko kumva ijambo ry'Imana, inyongereye andi masenti cyangwa se andi masiyerise, amasegonda, iminota yo kongera kugirana ubusabane nayo. Imana ihabwa icyubahiro, kubera ko hari ibyo twibwira by'ejo hazaza, ariko ntabwo tuzi nimba tuzaramuka ngo tugezeyo. Hari ibyo twibwira tuzabamo mu mwaka utaha, yewe tugira imishinga myinshi, ariko mbibutse ko n'ahantu mwirimbi haba haryamyemo imishinga myinshi. Haba hari iyindi mishinga iryamyemo. Bamwe bapfuye bafite imishinga ikomeye, hari abapfuye bafite imishinga yo kugura indege, hari abapfuye bafite imishinga yo kubaka ama etaje akomeye, hari abapfuye ndetse amwe bana bitangiye, ariko uyu munsi n'amazina yabo yamaze kwibagirana. Mbibutse rero ngo twebwe Imana ikidutije kubaho, reka tubinezererwemo kandi tubishimyemo Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa mbere rero w'iminsi 3 tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo ntabwo tukiri imbohe, cyangwa se turarwana against ubucakara, cyangwa se kuba imbata y'ikintu runaka. Ni ukuvuga ngo tubaho mu buzima, rimwe na rimwe hari ibintu bitugize imbata, cyangwa se turi mu bucakara bw'ibindi, turi munsi y'ingoma runaka, turi munsi y'uburetwa runaka. Ibyo bintu bikatugiraho ijambo mu buryo bwose bukomeye, bikatugiraho ingaruka zitandukanye. Ariko tugiye kurwana intambara y'amasengesho, tugiye kurwana intambara yo gusobanukirwa mu buryo bw'imitekerereze ndetse no mu buryo bw'imyumvire, uburyo dushobora kwiyaka ubwo buretwa, uburyo dushobora kwiyaka izo ntambara zatugizeho ijambo, ahubwo natwe tukabyigaranzura tukabigiraho ijambo, kuko Kristo yiteguye kuduha ijambo uyu munsi wa none. Imana ihabwe icyubahiro.
izo ngaruka rero zigenda ziza ku mitekerereze yacu, bigenda bitwafekita, bigenda bitugiraho ibibazo byinshi cyane, ku buryo noneho wisanga washushe na cya kintu cyakugizeho ijambo. Ugasanga wowe ubwawe imitekerereze aravuga ngo mana, ni gute nava muri ibi bigeragezo, ni gute nava muri aka kaga, ariko kubera ukomeje gutsinda muri ibyo bintu, ukomeje gutsinda muri ubwo bubata, bikarangira nawe wabaye imbata y'icyo kintu, bikarangira n'ubwonko bwakuzamura kugira ngo urenge icyo kintu, ugasanga nabwo bwabaye amazi, bwarakonje. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo muri iyi minsi 3 turashaka gukora ku kintu cyitwa amarangamutima yo kuva mu bubata bw'ibintu, kuva mu bintu byari bigufiteho ijambo, noneho nawe ukabigiraho ijambo, wamara kubigiraho ijambo, ibyo byose bikakumvira bigaceceka. Imana ishimwe cyane. Nicyo gihe Imana iduteguriye kugira ngo tubemo, nicyo gihe Imana iduteguriye kugira ngo twakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaza gusoma ijambo ruri mu Bami ba kabiri ibice 19, n'amagambo avuga ku mateka cyangwa se ku bintu byabayeho hagati y'abami babiri. Ubundi igihugu cyayoborwaga cyangwa se mu bihe bya kera cyayoborwaga n'abantu batatu. Umuntu wa mbere wayoboraga icyo gihugu yabaga ari umwami, uwa kabiri yabaga ari umutambyi, uwa gatatu yabaga ari umuhanuzi. Nibyo bihe abakera babagamo. Nukuvuga ngo iyo ikintu cyananiraga ku mwami, yageragezaga gushaka umutambyi kugira ngo atambe igitambo, Imana ibe yabasha kubagirira neza. Iyo byarangiraga byabaga ngombwa ko biyambaza umuhanuzi kugira ngo abashe kubayobora inzira y'ibyo bagomba kubamo. Bivuze ngo rero turi abantu bakomeye, turi abantu Imana yahamagaye kugira ngo tugirirwe neza n'Imana. Yaguhamagaye uri umwami mu bami, kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo yahamagaye abantu kugira ngo abiyegereze, arangize abaho ubutware bimane na Kristo imyaka 1000. Imana ishimwe cyane. Kwimana na Kristo iyo ngoma rero, tuba twamaze guhinduka ibyaremwe bishya, tuba twamaze guhinduka abami mu rugo kwa data, tuba turabi igiciro, kandi ntabwo tukiri muri bwabo bata bwo kubaho tuvuga ngo inuma zinungura tuzazikura he, kuko Kristo yatubereye igitambo kizima kandi gishimwa. Uyu munsi turacungurwa tuba abana b'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero umwami, inkuru y'abami babiri, umugabo bita Ezekiya n'umugabo bita Senekeribu, bari bafite ibihugu bayoboraga. Umugabo bita Senekeribu yayoboraga igihugu cya Shuri, umwami Hezekiya yayoboraga igihugu cy'Ubuyuda cyangwa cy'Abayisiraheli. None igihe kimwe umwami Hezekiya ashaka gutera cyangwa se aratera, anyaga ibintu bitandukanye, arwanya Abayisiraheli arabatsinda. Muri uko kubatsinda, igihe kigeze yongera gushaka gukurwana. Noneho umwami bita Ezekiya atuma ku mwami wa Ashuri, aramubwira ati wambabariye uranshaka iki koko, wandetse n'ubwoko bwanjye, uradushaka iki gituma uhama udutera? Ndetse nukuvuga ngo yari yasarendinze, mu yandi magambo yari yazamuye amaboko, yemera gutsindwa, birangira anaciye bugufi. Aravuga ngo umwami Senekeribu, ndakwinginze wikomeza kungerageza, wikomeza kunshakaho uburyo utwica cyangwa se utumarira ukatunyaga ibintu. Umwami Senekeribu aramubwira ngo niba wabyemeye ibyo bintu, ndashaka guhera uyu munsi wa none nguca icyiru. Umwami mugenzi we aca undi mwami icyiru. Ikibabaje rero, ubwo n'amagambo uri buze gusoma mu Bami ba kabiri ibice 19, kuko ndashaka kujya ngo twihute, ntabwo turi butsinde uyu munsi. Noneho muri uko kumuca icyiru, kubera ubwoba, Ezekiya yari yaratewe n'umwami wa Ashuri, kubera uburyo yari yaragize impagarike muri we, kubera uburyo yari yumvaga ubuzima bwarahagaze, kubera ko buri munsi baraterwaga, kandi umwami wa Ashuri yahoraga yigamba, yahoraga atsinda, yahoraga afite icyo bita uruvugiro muri we. Yewe reka nkubwire ngo uyu munsi hari ibintu bifite uruvugiro
nkubwire hejuru y'ubuzima bwawe, ariko ngiye kugutangariza hejuru y'ibigufiteho uruvugiro hari Imana ibifiteho uruvugiro. Imana ishimwe cyane. Imana ihibazwe. Noneho icyo gihe uruvugiro rwa Senakeribu rwari rufite ishingiro. Yaragendaga akanyaga byinshi, yaragendaga agatera amahanga akayatsinda, yaragendaga akica abantu benshi cyane we n'ingabo ze, kandi ko amahanga yaramutinyaga, bigeza naho umwami wa Isirayeli atangira gutinya uwo mwami. Arangije amuzamurira amaboko, umwami wa Ashuri amuca icyiru. Reka nkubwire ngo icyiru yamuciye rero, Ezekiya yagiye afata amafeza, afata amazahabu, afata ibintu by'agaciro byabaga mu nzu y'Imana. Reka wumve icyo kintu byagezeho, afata ibyo bintu byose byabaga mu nzu y'Imana abijyana nk'icyiru, abishyira uwitwa umwanzi we kugira ngo amureke, kugira ngo amureke. Bibiliya ivuga ngo n'imiryango yo ku nzugi y'urusengero, ni ukuvuga ngo ibyari bigize uwo muryango agenda nabyo akabikuraho agashyira umwami. Bisobanuye mu yandi magambo, yariteye, yarisambuye muri we. Bibiliya irambwira ngo imibiri yacu, imitima yacu ni insengero z'Imana. Ni ukuvuga ngo yagize ubwoba arangije arisabumitsinga. Bibiliya ivuga ngo umudamu agomba agandukira umutware we. Bivuze mu cyongereza ngo ni to submit, ni ukuvuga ngo ni ukwishyikiriza umutware. Aha rero umwami we yishyikirije urusengero rwe, yararushenye akuramo ibyari iby'agaciro abishyikiriza haduyi, abishyikiriza umwanzi we, kubera ubwoba yari yaratewe n'umwami wari ubafiteho ijambo muri icyo gihe. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ariko bizahora, nubwo byatugiraho ijambo imyaka n'ibihumbi. Hari Imana, haleluya, nje kukumenera ibanga ry'icyo wakora kugira ngo uve hejuru y'ububata bw'ubwo. Imana ihimbaza. Ububata bw'ubwoba rimwe na rimwe butugiraho ijambo, ariko ndagira ngo nkutangarize ngo hari Imana yaduhaye imbaraga, hari Imana yaduhaye ubushobozi bwo kwigaranzura abanzi bacu. Igihe kigeze rero umwami Senakeribu ngatuma abagaragu, atuma intumwa. Reka nkubwire, uhongera Satani ibintu, uhongera ababisha ibintu, ntabwo banyurwa. Reka nkubwire ngo urabahongera ariko ntibanyurwa. Ejo mu gitondo baragaruka, umupfumu umuhongera igitambo uyu munsi, ejo akongera akakugaruka akavuga ngo ntabwo abakurambere banyuzwa n'ibyo wazanye, wongera uzana umwana wawe w'imfura. Ibyo nibwo buzima bw'ubucakara kubaho mu buzima bw'ubwoba. Bakagutera ubwoba, bakavuga ngo nudakora iki n'iki ubuzima bwawe burajya iherezo, nudakora iki n'iki ibintu birazamba, nudakora iki n'iki ntacyo uzageraho, nudatanga ibi n'ibi ubucuruzi bwawe ntibuzemera, nudatanga ibi n'ibi ntabwo abana bawe bazagira umugisha. Ugahora muri ubwo buzima bw'ubwoba, ugahoraho wumva uri munsi y'ingoma y'ububasha bw'abagufiteho inyungu runaka. Twabonye abakoresha bagize inyungu ku bakozi babo, umukozi agahora muri ubwo bubata kubera ko yahawe akazi, yatanze ruswa y'igitsina, akamubwira ngo nutama uyu munsi ndakwirukana, nutaza ngo tujyane muri hoteli uyu munsi ndagusezerera mu kazi. Umukozi agahora muri ubwo buzima bw'ubwoba bwo kuvuga ngo nintaryamana nawe aranyirukana mu kazi kari kantunze, agahora kuri ubwo buretwa bw'umukoresha wiwe. Ariko ndagira ngo uyu mugoroba, haleluya, ngutangarize ngo nubwo hari ibyatugiraho ijambo, hari Kristo wabigiraho ijambo uyu munsi. Imana ishimwe cyane.
reka nkubwire ngo ukabaho muri ubwo buzima, ukabaho unaniwe, ukabaho wumva nta kintu wakigaranzura. Reka nkubwire ugareba amahitamo ukavuga ngo mbese nindamuka nangiye databuja yuko tujyana kuryamana, uyu munsi akanyirukana mu kazi, abana banjye bazabaho gute? Uyu munsi ukavuga ngo umutware wanjye yaranshatse, ashaka nzikakijijwe, uyu munsi ni umusinzi kabuhariwe, nindamuka mvuze urugo rurasenyuka. Ukabaho muri ubwo buzima bw'ubwoba, ukabaho muri ubwo buzima bugufiteho ijambo, bikarangira nawe amarangamutima yawe azambye. Ariko ndagira ngo nkubwire, nubwo Senakeribu, haleluya, nubwo Senakeribu yakugiraho ijambo, hari igihe cyagenwe n'Imana. Imana ishimwe, hari igihe cyo kwigaranzura imigambi y'ibidufiteho ijambo. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Senakeribu ngo atuma ku mwami Hezekiya, aravuga ngo Hezekiya, mugende mubwire abaturage be, mumubwire ngo iyo Mana ntabwo yabakiza, ngo Hezekiya ntababeshye, ngo iyo Mana ngo izabatabara, ngo iyo Mana izabarengera. Intumwa zigenda zitera ubwoba Abayuda. Barababwira ngo ntibizakunda, Hezekiya nakomeza kubabesha ntibizemera. Nuko ngayo makuru ngagere kuri Hezekiya. Imana ishimwe, yari yararambiwe agasuzuguro, yari yararambiwe gufata ibyubatse urusengero akabisaba imitsinga ku mwami, yari yararambiwe kumva azabaho muri ubwo buzima. Arangije aravuga ngo Uwiteka, haleluya, hari ibyo ndambiwe. Igisubizo kiri hamwe. Arangije ngo aragenda mu bice 19 usomye kuhere ku murongo wa mbere, ngo umwami Hezekiya ngo abyumvise ashishimura imyambaro ye. Reka nkubwire, bari batutse iyo Mana, bari bamaze kuyigirira n'abavuga ngo iyo Mana ntabwo izadukiza amaboko yacu, iyo Mana nta kintu yaba ngo n'ubundi natumye usenya urusengero, uzana ibyari mu rusengero urabizana, naguteye ubwoba uzamura amaboko, ubu ntacyakunyiza. Reka nkubwire, umupfumu mushyira igitambo ejo akagusaba ikindi, kubera ko yakubitse mu bwoba. Umurozi uramuyishurira ejo akakumarira abana, kubera ko yakubitse mu bwoba. Shobuja ukugirira nabi uraceceka, ejo akakurangiza. Ibyo byabaye rero kuri Senakeribu, arashokerwa, aravuga ngo ndabizi ko Hezekiya ari bwongera akemera, nimutera ubwoba, nimbwira abaturage be yuko iyo Mana itazadukiza amaboko. Reka nkubwire, hari agasuzuguro Imana itazihanganira, hari agasuzuguro Imana itazabasha kwemera. Igihe uzatinyuka kuvanga iyo Mana ntabwo izashobora. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ntabwo izatinda kurengera intore zayo. Hezekiya arangije yumva ayo makuru y'incamugongo, arangije amaze kumva ayo makuru y'incamugongo ngo ashishura imyambaro ye, arangije aravuga ngo umva Uwiteka, ngo arapfukama abwira Imana. Iki nicyo kintu cyanejeje. Yaravuze ngo noneho ubutunzi bwose narabutanze, abaturage bamaze kumva neza yuko Imana itazaturengera, nawe mfite wo kuntabara, simfite uwo kundengera, simfite iyindi Mana ibaho. Arangije abwira Imana, aravuga ngo umva nkubwire Mana, wabyumvise ibyo bari kukuvuga, babyumvise ibyo bari kugutuka, wabyumvise byose, ntiwasinziriye. Arangije afata urwo rwandiko, arangije agenda arupfukamaho, arangije abwira Imana, aravuga ngo Mana, dore ibyanditse kuri uru rupapuro, bakwanditse bakuvuga nabi, banditse bagutuka, banditse bagusebya, banditse bavuga ko ntacyo ushoboye. Mana, dupfukamyeho. Imana ihimbazwe, apfukama kuri urwo rwandiko. Imana ishimwe. Amen, amen, amen.
arupfukama hejuru. Amaze gusenga atuma ku muhanuzi bita Yesaya, aramubwira ngo Yesaya, yohereza intumwa, ndashaka umbwire Imana ishimwe, reka mubwire ngo ikizananira amavi uzagenda ukijugunye. Hari Imana yumva gusenga. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Hari Imana yumva gusenga. Senakeribu yakugizeho ijambo, ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire, nta kindi kizamara Senakeribu n'imbaraga z'amasengesho. Hari ubwoba watewe na Senakeribu, hari ubwoba watewe n'abaturanyi, hari ubwoba watewe n'abakoresha, hari ubwoba watewe n'abo muturanye, hari ubwoba watewe n'abo musengana, ariko hejuru y'ibyo hari Imana yumva amasengesho. Imana yacu ikatugirira neza. Nuko Hezekiya, haleluya, nuko Hezekiya arangije afata icyemezo, arapfukama. Reka mbabwire, hari ikintu cyashimishije hano. Ngarangije Hezekiya ikintu yakoze, afata rwa rwandiko banditse. Hari inzandiko abantu batwanditseho shahu, yo babandi bari badufiteho ijambo. Hari karande zatwanditseho inzandiko. Hari abakubwiye ko uzarangira muri ubwo buzima. Inzandiko zaranditswe tubaho muri ubwo buzima bw'ubwo bwoba, tuba muri ubwo bucakara bumeze gutyo. Tubaho, sinzi niba ibi mubyumva, tubaho kubera ko hari ibintu byanditswe. Tubaho baranditse neza ko utazabyara. Tubaho baranditse neza ko tutazashaka. Tubaho muri ubwo buzima, warangiza ukareba ukavuga ngo njyewe ndabizi mu gisekuruza cy'iwacu abantu b'iwacu bapfa bakenyutse. Mani tugirire neza, ngo mu gisekuruza cy'iwacu bapfa bakenyutse ntawugeza ku myaka 40. Ukabaho muri ubwo buzima bw'ubwoba. Izo nzandiko zaranditswe. Ukongera ukabaho mu buzima ngo iwacu ngo nta muntu ubyara, ngo birazwi nta n'ushaka. Ukabaho muri ubwo bwoba kubera ko, reka mbabwire, Senakeribu yari afite ibyo yirata byari bihari n'ibimenyetso byarafatikaga. Ikintu rero gitangaje nuko ibidufite ijambo biba bifite n'ibihamya. Biba bifite n'ibihamya. Nguriya ngo turamuzi, twasangiraga icupa. Uriya turamuzi, twasangiraga mu kabari. Ngo ntabwo yaba umukozi w'Imana ngo bishoboke. Bafite n'ibihamya sha, bafite n'ibihamya. Ndagira ngo uyu munsi wa none muvandimwe uteraniye ahangaha, bafite ibihamya ariko bidafite ubugingo. Twebwe dufite ibihamya bifite ibyiringiro, bifite n'ubugingo. Mana ishimwe. Uyu munsi ibigufite ijambo biratanga ibimenyetso. Biratanga ibimenyetso ko kwa runaka byahakubise biremera. Abadayimoni baratanga ibimenyetso ko kwa mukuru wawe byazambye bakabigiramo uruhare. Abarozi baratanga ibimenyetso yuko babikoze bikemera. Abapfumu baratanga ibimenyetso, barandika urwandiko. Ariko ndagira ngo nkubwire, Imana yacu ntabwo iterwa ubwoba n'inzandiko. Ariko umugabo Hezekiya apfukama hejuru y'urwandiko, aravuga ngo reba uko bagututse. Haleluya.
haleluya, ngo arebe uko bakuvuze. Arangije arasenga, Imana ishimwe, yinginga Imana, aravuga ngo Mana, ndarambiwe aka gasuzuguro, ndarambiwe aka gasuzuguro ka Senakeribu. Yinginga Imana, Imana itagirobanura ku butoni, yirengagiza ko yatanze ibyo mu rusengero by'agaciro. Imana ishimwe. Imana Bibiliya tubwira ngo nuko Yesaya atuma ku mugabo bita Hezekiya, aramubwira ngo mva nkubwire, kuko wasabye Imana kukurengera. Haleluya, kuko wasabye Imana kukurengera. Yo, Imana ishimwe, kuko wasabye Imana kukurengera. Ntabwo, reka nkubwire, bari bafite ibihamya. Senakeribu yari afite ibihamya bivuga ngo ndibuka ko Hezekiya nigeze mutera ndamutsinda, musaba yuko muciciru, arabyemera, azana ibyo mu rusengero. Arangije Hezekiya aburuka abigenza, arabitanga. Senakeribu arashekerwa, aravuga ngo ndabizi yatanze ibyo mu rusengero. Arangije reka mbwira abantu yuko iyo Mana ntacyo izamara. Yari afite ibihamya, yari afite izo mbaraga, yari afite n'ibimenyetso, abyandika tuko iyo Mana bibiye amazabo mu rusengero. Reka mubwire ngo arangije aravuga ngo iyo Mana ntabwo yakunyiza, ntabwo yatuma ubwoko bw'Abayuda burokoka amaboko y'Abashuri. Reka mubwire ngo Abashuri nubwo bagaragara nk'abafite imbaraga, ariko hari Imana y'abanyamasengesho. Imana ishimwe, hari Imana y'abanyamasengesho ituma Abashuri, haleluya, bacecekera imbere y'ivi. Ayo wenda afashijwe. Hari Imana umva ituma ivi ryacu Abashuri baricecekera imbere. Bavuze ko bafite ibimenyetso, baravuga ngo runaka turamuzi wabo, avuka mu muryango w'abana kigenda, turabizi ko ntacyo azageraho, ntabwo azaba umugabo nyamugabo. Ariko Imana yareba ivi ryawe wapfukamye kuri bya birego. Reka nkubwire, ntabwo dukwiye gufata ibyo baturega ngo tubinage kure, ahubwo tugomba kubipfukamaho. Mana ishimwe. Witerana amagambo na za karande, witerana amagambo na za kavukire, witerana amagambo n'abarozi, witerana amagambo n'abapfumu, witerana amagambo n'abakuvuze mu rusengero, witerana amagambo n'abakurwanyije. Ahubwo wowe bwira Imana, uvuge ngo Mana, dore abandwanyije barahari, kandi njyewe nakoze ikosa, mfata n'ibyo byari mu rusengero ndabijyana ndabibaha bwa mbere. Ari hahandi ujya kwiregura bakuvuze ngo rwose murabibona ntabwo ari njye wakoze ibi, ugashiduka wimennye inda biri muri wowe by'agaciro ukabitanga. Barangiza bakakubona urwa inshuro ya kabiri, bakavuga ngo ubushize yaraje turamubwira ngo twamubonye asambana, araza ariregura ati ntabwo nasambanye, n'uriya muntu yaje kunsura. Nyine bakubona urwa warireguye ngo njye nta sida ndwaye. Abandi baravuga ati turabizi no mu miryango y'iwabo sida yabayemo, uriregura. Baravuga ati ye turamubonye. Bakubona urwa inshuro ya kabiri, bagarutse bagira ngo amazi ni yayandi, ariko turambiwe agasuzuguro k'aba Senakeribu n'Abashuri. Mana ishimwe. Abanyegiputa
bagira ububasha ku ngabo z'abayisiraheli, bagira ububasha ku bana ba Isiraheli. Baravuga ngo turabizi mu myaka 400 bamaze ahangaha twarabagizeho ijambo, tubakoresha ibirarane by'amatafari, twabagizeho ijambo turabakubita, twabagizeho ijambo abana babo bakajya bavuka tukabica, baramenyera kwa kweli bamenyera abana b'Imana. Kandi Bibiliya irambwira ngo nuko Imana ibwira Mose iramubwira ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye. Imana ishimwe. Ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, bisobanuye ngo ivi bari maze y'imyaka 400, ivi bari maze y'imyaka basenga, ivi bamaze, reka nkubwire ngo ivi ryari ryarabaye nabi imyaka 400 basenga. Wowe uyu munsi umaze umwaka umwe uri urasengera ikintu runaka urarambiwe, ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire hari abamaze imyaka 400 atari n'ibintu bishakiye ubwabo. Wibuke ko bajya mu buretwa byari bitewe na Aburahamu warangaye ku gicaniro. Ibi ndabihuza na Senekeribu, yafashe ibyo mu rusengero arabitanga kugira ngo abashe kubaho mu buzima bw'amahoro, ariko nta buzima bw'ikiguzi cy'Imana, nta buzima bwo kubaho muri wowe watanze iby'agaciro ukabiha abanzi bawe. Ayiwe, dufite abakobwa beza batanze ubusugi bwabo kugira ngo babone akazi, dufite abasore beza bemeye baba ibigoryi kugira ngo bagere ku nzozi zabo, batanga iby'agaciro. ariko umva nkubwire, nta mahoro yo gutanga iby'agaciro, ahubwo amahoro ari ku ivi. Amen, amen, amen. Mana ishimwe. Amen. Amahoro ari ku ivi. Kandi tukumve neza, gusenga niho harimo igisubizo kizima. Ngo Abayisiraheli bamara imyaka 400 basenga. Uyu munsi umaze imyaka 30 urasengera ikintu cyananiranye, umaze imyaka 10 n'ingahe. Ariko ndagira ngo nkubwire, Imana ibwira Yesaya, iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya, umubwire ngo kuko wansabye kukurengera, noneho ndabikwemereye. Imana ishimwe, kuko wansabye kukurengera, kuko wapfukamye hejuru ya yabaruwa ukansaba. Ntabwo wiyambaje imbaraga zawe, ntabwo wiyambaje imbaraga z'abasirikare bawe, ahubwo wapfukamye uca bugufi urasenga, ubwira Imana ngo Mana, ndambiwe akagasuzuguro, ndambiwe agasuzuguro ko gutaha mvuye gusenga sindye, ndambiwe agasuzuguro ko gutaha umugabo akankubita, ndambiwe agasuzuguro ko gutaha nkahura n'ibibazo. Mana ndeba undengere. Nuko Imana iravuga ngo kuko wansabye kukurengera, nonaha ndabikwemereye. Reka nkubwire ngo iherezo rya Senekeribu yishwe n'abana be, kuko Imana yavuze ngo ngiye kuzamutanga yicishwe inkota, kuko yamenyereye. Bibiliya iravuga ngo iyo usomye mu bice 18 barabikubwira uburyo umwami wa Ashuri yateye Ubuyuda akabica akabamara. Wasoma mu gice cya 19 ukareba uburyo Hezekiya atakambiye Imana ku murongo wa 20, ngo hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya aramubwira ngo Uwiteka Imana y'Isiraheli avuze ngo kuko wansabye kukurengera kuri Senekeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma nuzasoma uburyo ki ukomeje barakubwira ngo umurengwe wa Senekeribu waje kumuhitana. Hari abantu barenzwe, bari bazi ko badufite ijambo, bari bazi ko byarangiye, ariko ntibazi ko Imana avuganye natwe, ntibazi ko Imana yavuze ngo kuko wansabye kukurengera ndabikwemereye. Bamenyereye y'amazi, abanyegiputa bamenyera ubwo buretwa bw'imyaka 400, bibwira ko ku nyanja itukura bari babagaruza imuheto, bari babagaruza amafarashi n'imikondera. Ntibazi ko inzira Imana yaciye
yamaze kurangiza kera, barangije ngo bagere mu nyanja hagati, barangije banga Imana y'Abisirayeli iratwanga ikabakunda. Reka mubwire ngo gusenga kw'abana b'Isirayeli ngo kumvikana mu matwi y'Imana. Imana yavuga ngo kuko aba bantu bakomeje kunsenga nje kubagira neza. Reka mubwire ngo Senakeribu arangira nabi. Imana ikubita isezerano Hezekiya, iramubwira ngo mubwire Hezekiya we, muzarya umwaka wa mbere, murye n'uwa kabiri, uwa gatatu muzahunika mweze. Reka mubwire ngo hejuru y'ibyari bigufiteho ijambo hari amasezerano Imana itanze muri uyu mugoroba avuga ngo umwaka wa mbere uzarya, uwa kabiri uzawaho, uwa gatatu uzahunika usarure, kuko Imana yamaze gutsemba Abashuri na Senakeribu bari bagufiteho ijambo. Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Hari ibintu byinshi mu buzima busanzwe bijya bitubangamira, bijya biturwanya. Reka mu by'ukuri imivukire yacu hari ibintu byatugizeho bituma tuba mu bubata bw'ubwoba. Ntabwo nkiri mu bubata bw'ubwoba, ahubwo ndi mu bata, ndi imbata ya Kristo, ndi umwana w'Imana. Ububata bwa bundi bw'ibibazo bubwire ngo uyu munsi ndagupfukama hejuru kandi Kristo arandengera. Sinzi ubuzima uri kubamo bwaguteye ubwoba, sinzi ibintu byari bigufiteho ijambo uyu mugoroba, ntabwo nzi intambara uriho urarwana nazo zakumaze imbaraga z'umutima. Yewe reka nkubwire ngo ni byinshi wagerageje no kwirwanirira, byaranze utanga ibyari biri zahabu mu rusengero, wagerageje gutanga ibyari bifite agaciro, birangira ubuzima bwawe bwanze. Wagerageje kuvuga ngo rwose dufite abantu benshi basengaga bahuye n'ikibazo cy'uburwayi, birangira bagiye mu bapfumu bizera imbaraga z'umwijima, nabwo ntibakira. Ariko uyu munsi wa none nubwo watanze iby'agaciro, Imana ishagufiteho umugambi mwiza. Nubwo watanze ibyari bifite inyungu, hari abantu biyambuye agakiza kugira ngo batabarwe, hari abantu biyambuye impano zabo. Imana yari yabahaye umwuka wera, baraziyambura bajya gushakisha indamu impano bahawe. Hari abantu biyambuye iby'agaciro babihonga umwami Senakeribu. Ariko uyu mugoroba ndagutangariza ngo nuca bugufi imbere y'Imana, ugapfukama hejuru y'ibyo, ugapfukama kuri ibyo byakomezaga kukurwanya, ndagira ngo nkubwire ngo Imana irirengagiza ibyo watakaje, ikurengere kuri uzo ngabo, kubera ko irabona guca bugufi kwawe. Hari abantu benshi bamaze gutakaza ingabire zabo, hari abantu benshi bamaze gutakaza iby'agaciro bavandimwe. Yewe wowe wateranye uyu munsi, birashoboka ko hari ibyawe byamaze gutakara, byamaze no gutakara kubera ko hari icyakugizeho ijambo. Dufite abantu bishingiye kubera bananiwe kwihanganira imyaka, ariko Imana ntabwo ireba ibyo, irareba umutima umenetse ushenja gugarukanya imbere y'Imana, irareba guca bugufi no gushishimura imyambaro yawe. Hezekiya iyo yibeshya akongera agatanga ibitambo akabishyira Senakeribu, ndagira ngo mbabwire ngo yari gukomeza aba muri ubwo bubata, ariko yisuzumye ngashishimura imyambaro, aravuga ngo ngiye gutabaza Imana. Haleluya. Ngiye gutabaza Imana ikora, ngiye gutabaza Imana ivuga, ngo ayisenge Imana iramwumva, ayitakambire Imana imugirira neza, ngo kuko wasabye kukurengera none aha ndabikwemereye. Ntabwo nzi rero intambara uri kurwana nazo, ntabwo nzi uburyo watsinzwe. Uyu munsi ndi kuvuga hejuru y'imbaraga bw'ubwoba ziterwa n'ibintu bigutsikamiye. Hari ibimaze imyaka myinshi, hari ibimaze igihe gitoya, hari rimwe na rimwe bifite n'ibimenyetso simusiga, bifite n'ibizibiti bituma batuka Imana yacu. Reka nkubwire ngo barabyemerewe, reka bayituke, reka badutukane n'iyo Mana yacu, ariko ntibazi ko hejuru y'imbaraga zo gusenga k'umuntu upfukamye hejuru y'ibyo bintu, Imana yumva gusenga. Uyu munsi gusenga kwawe ni kumvikane mu matwi y'Imana. Uyu munsi gusenga kwawe ni kumvikana imbere y'Imana muvandimwe. Uyu munsi gusenga kwawe ni kugira agaciro. Ntabwo nzi intambara zawe, ariko uyu munsi nkwifurije kurengerwa n'Imana.
mwifurije kugira ngo ubwo bwoba, hari abantu bafite ubwoba bw'urupfu, ngo iwacu baraturoze, ngo ibintu birara bidiha hejuru y'inzu, ubwoba bw'urupfu bwabaye ubwoba. Reka nkubwire ngo uyu munsi nubwo baba babikora, nubwo baba bakuroga, ibyo nta kibazo. Bwira Imana ngo Mana, baragusuzugura kudashoboye. Reka nkubwire, batubwiye ko Imana yacu idakora, batubwiye ko Imana yacu idasubiza, batubwiye ko Imana yacu idatanga amasezerano meza, batubwiye ko Imana yacu idatanga ihumure. Barabivuga kuko bafite ibyo bimenyetso, baravuga ngo yewe Imana yabo muri iki gihe ntayo. Ariko reka nkubwire, umunyamasengesho nyawe, haleluya, umunyamasengesho uzi gupfukama hejuru y'ibyo bintu, Imana irumva. Imana irumva igatanga ijambo ry'ihumure rivuga ngo kuko wansabye kukurengera, uyu munsi ndabikwemereye. Biragusaba kutongera gukora ikosa ryo kumanikira amaboko umwanzi. Igihe wamanitse amaboko kirahagije. Igihe kiriho ni ukuvuga ngo ntabwo nzongera kwemera Senakeribu katuka Imana yanjye. Uyu munsi nicyo gihe cyawe cyo kwemererwa, nicyo gihe cyo kongera kwakira imbaraga zikiza ku buzima bwawe, nicyo gihe cyo kuva mu bubata bw'ubwoba. Iyi minsi 3 tuzavuga hejuru yo kubaho mu bubata no kubugaranzuka. Reka mvuge ngo kongera kubwigaranzura, tukaba hejuru y'ubwo bubata, ahubwo tukaba abatsinzi. Uyu munsi navuze hejuru y'ubwoba budukoresha ibintu bibi, kubera ko bafite ibyo bimenyetso byo kutwangiza. Nejo tuzavuga ku bindi, nejo bundi. Ariko icyo ndi gute, kuko ndi kumva hari impinduka Imana ishaka gushyira ku bantu bayo, bakiyambura imigozi y'ubucakara, bakava muri ubwo bucakara, Imana ikabashyira hagutse, bakongera. Reka nkubwire, twabayeho turi mu bucakara bufukura iriba ntitunywa amazi, twabayeho turi mu bucakara bufukura iriba tukaritonganiraho, twabayeho turi mu bucakara bumeze gutyo. Ariko Imana idufukuriye Rehoboti, bivuga ngo iriba ryagutse. Imana idushize hagutse kandi tuzororokera muri icyo gihugu. Imana ishimwe, kubera ko gusenga kwacu kwageze imbere y'Imana, Imana ikaturengera. Imana ibaha umugisha. Ndakwifuriza ngo ubwoba nibushire, ndakwifuriza ngo ibyari bifite ijambo ku buzima bwawe uyu munsi bipfukameho. Tuzamara iminsi 3 turi gusenga, kandi nyuma y'iyi minsi 3 najya mbabwire ngo ku munsi wa nyuma tuzazamura isengesho rifatika, tuzazamura isengesho tuvuga ngo Mana urakoze kudukuye munsi y'ububata bw'ikintu runaka, kabone nubwo cyaba ari icyaha cyakubanye imbata. Uyu munsi Kristo yiteguye kuguha imbaraga, kuko nimba waciye bugufi ugasenga, Kristo yiteguye kukurengera, kuko nta wundi muntu wakurengera. Abavandimwe ntibazakurengera, ba nyokorume ntibazakurengera, inshuti ntizizakurengera, ariko Kristo abasha kukurengera kuko wamutabaje. Imana iguha umugisha. Mana Data wa twese wo mu ijuru, haleluya, uri Imana ihinduranya ibihe, uri Imana ikora, uri Imana itegeka, uri Imana ivuga bikaba. Sengeye umuntu wese mu izina rya Yesu. Uyu munsi hari ibyari bimufite ijambo bimutera kubaho mu buzima bw'ubwoba, atabasha kwegura intambwe n'amaso ngarebe ku cyo wavuganye nawe. None uyu munsi Mwami, cecekesha izo ngabo z'Abashuri. Mana ishimwe, cecekesha izo ngabo z'Abashuri, ucecekeshe Senakeribu, wongera imbaraga ku muntu uwo ari we wese upfukamye imbere yawe agutabaza. Haleluya. Kura ubwoba mu bantu, kura ubwoba bwo kumva ko ntacyo bazageraho, kura ubwoba mu bantu bwo gutekereza yuko ubuzima bwabo bwarangiye, kura ubwoba mu bantu bwo gutekereza ko intambara ari nyinshi, ahubwo batekereze ku Imana yabasezeranije umunsi bimikwaga. Urakoze Mwami, haleluya. Urakoze kuko ugiye kuturengera ku Mwami Senakeribu. Urakoze Mwami ko amasengesho yacu agiye kumvikana imbere yawe. Urakoze Mwami yuko abantu ugiye kubakura muri ubwo bubata. Urakoze Mwami abadamu batwite bibwira yuko batazabyara kubera ko Satani yabateje gukuramo inda
baba muri ubwo buzima ngo iya mbere yavuyemo, iya kabiri yavuyemo, ngo mbese iya gatatu nzayibyarane. Babayeho muri ubwo buzima kandi abadayimoni bafite ibihamya ko inda ya mbere bayikuyemo, bafite ibihamya ko iya kabiri bayikuyemo, bafite ibihamya ko iya gatatu nayo bazayikuramo. Ariko kuko tugusabye niwemere yuko abashuri badukina ku mubyimba. Urakoze mwana, hari ibintu byinshi ugomba guhindura mwana. Iyi minsi 3 hazaboneka igitangaza muri twe. Iyi minsi 3 hazaboneka imbaraga zikora imirimo. Iyi minsi 3, haleluya. Iyi minsi 3 ingumba zizabyara. Iyi minsi 3 abikoreye imitwaro bazayiture. Iyi minsi 3 hazaboneka igitangaza. Imana izadudubiza amazi hatari amazi. Imana ishimwe. Uzabohora abantu, uzabohora barushe, abarwayi bazakire, abanyamibabaro bazasubizwemo imbaraga mu bugingo. Ndasenze mwami, iyi minsi 3 izaba gatanga kambere mu buzima bwacu. Urakoze Kristo. Amahoro y'Imana be kuri twebwe, n'umugisha w'Imana twomeho wihere none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amina, 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 amina.